Muri iyi video tukaba tugiye kukwereka uburyo ki wakoresha igitunguru n'indimu kugira ngo ugire umusatsi mwiza udacikagurika, utarimo imvuvu, ugororotse kandi usa umukara, umusatsi nyine ureba ukavuga uti uriya musatsi wawe. Ndagusuje ubundi abagore n'abakobwa mugira ikibazo cy'umusatsi cy'uko wagira umusatsi wirende nanone udacikagurika, uburyo ushobora gutunganya umusatsi wawe. Umusatsi ni igice cy'ingenzi ku mubiri w'umuntu, uretse ubwiza ufasha kurinda umutwe no gutunganya umuntu akagaragara neza ndetse akanasa neza. Hari ibintu bisanzwe byo mu rugo bifasha kuwitaho birimo igitunguru n'indimu. Muri iyi video tukaba tugiye kukwereka uburyo ki. Hello guys, welcome back. Nk'ibisanzwe ni Shizo G, umwami w'ubwiza bw'abagore n'abakobwa, the king of nyashi and beautiful girl. Nawe w'igitsina gabo ndagusuje ubundi abagore n'abakobwa mugira ikibazo cy'umusatsi cy'uko wagira umusatsi wirende nanone udacikagurika. Iyi ni part ya gatatu ku buryo ushobora gutunganya umusatsi wawe. Umusatsi ni igice cy'ingenzi ku mubiri w'umuntu, uretse ubwiza ufasha kurinda umutwe no gutunganya umuntu akagaragara neza ndetse akanasa neza. Hari ibintu bisanzwe byo mu rugo bifasha kuwitaho birimo igitunguru n'indimu. Muri iyi video tukaba tugiye kukwereka uburyo ki wakoresha igitunguru n'indimu kugira ngo ugire umusatsi mwiza udacikagurika, utarimo imvuvu, ugororotse kandi usa umukara, umusatsi nyine ureba ukavuga uti uriya musatsi wawuma. Murakaza neza rero muri full video. Iki ni ikiganiro gira ubuzima mukurikira kuri Mind Empire News no kuri Shizo G Update News, mukaba mugikurikira kuri YouTube. Muri iyi video rero tukaba tugiye kwifashisha cyangwa se gukoresha igitunguru ndetse n'indimu. Ukaba turi bwifashishe indimu ya ndimu kari nyine, ubwo ndavuga indimu ibiha ndetse n'igitunguru. Ukaba ushyira hafi rero blender yawe cyangwa se ushyire hafi agasekuro, agasupanete gasukuye neza, uraza kwifashisha ukamura cyangwa se akayungiro. Hanyuma dutangire. Akamaro k'igitunguru ku musatsi: igitunguru gifite intungamubiri zifasha cyane, harimo umusatsi gukura vuba, hair growth, kigabanya guhunguka k'umusatsi cyangwa se nyine gucikagurika ari hair fair, kigira imbaraga zo kurwanya udukoko two mu mutwe, bagiteri, gituma umusatsi uba mwinshi kandi ukomeye. Akamaro k'indimu ku musatsi: indimu nayo ifasha cyane isukura uruhu rwo mu mutwe, igabanya dandruff, ururenda ku mutwe aribyo nyine mwita imvuvu, ituma umusatsi ubukeye kandi uhumura neza, ifasha no kugenzura amavuta menshi ku mutwe. Muri hangana ngo grip gusa n'ibyambuza kubaha video. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Ubu noneho twatangira step by step, tugatangira uburyo uri bukoreshe ugira umusatsi mwiza. Mbere na mbere urabanza ube ufite igitunguru. Nagusobanuye akamaro k'igitunguru. Iki ni igitunguru cy'umutuku, apana icyumweru. Nzaberekana video yuko tuzakoresha igitunguru cy'umweru, ariko ubu ngubu ni igitunguru cy'umutuku. Kiboneka ahantu hari hose. Igitunguru cy'umutuku nta hantu kitaboneka. Nababwiye ko gifasha umusatsi gukura vuba, kikagabanya guhunguka ku musatsi, kikagira imbaraga zo kurwanya udukoko two mu mutwe no gutuma umusatsi uba mwinshi kandi ukomeye. Urafata igitunguru cyawe ugishanyagure cyangwa se ugikatemo ibice ushaka, yaba ari uduce duto cyangwa uduce tunini bitewe n'icyo urakoresha. Gusa ubaye urakoresha isekuru, wagifata utiriwe ugikata ukahita ugihondera mu isekuru. Gusa nyabone kujya wibuka koza igitunguru no koza buri gikoresho icyo ari cyo cyose ugiye gukoreramo, kuko umusatsi ntukundana n'umwanda. Kandi ikindi, ibi bintu bikoresha mu musatsi umaze koza cyangwa se koga, umaze koga mu mutwe, ugategereza hagati y'iminota 10 na 30 kugira ngo umusatsi wawe ube usukuye. Hanyuma ikintu tugiye gukora, tugiye gushyira muri blender, hanyuma ibishanyaguremo uduce duto duto, ushyiremo n'utuzi dukeya nyaboneka nk'utuyiko dutatu. hanyuma nyuma uhituza. Urabona twebwe twari tumaze kubibrandinga, gusa niba nta blend ufite wowe uraza gukoresha isekuru. Hanyuma urafata agasupanete cyangwa se akayugiro ukamure, urakamura gake gake witonze. Wibuke yuko twashyizemo ibiyiko 3 cyangwa 4 bitewe nyine n'ibitunguru bikoresha uko bingana, cyangwa se juice ushaka ukwira bingana. Urakamura neza ku buryo urasigarana juice cyangwa se umutobe w'igitunguru wonyine. Hanyuma numara gusigarana umutobe w'igitunguru wonyine utarimo izindi parts, ikintu uri bukore, urafata indimu. Indimu yini biha
Indimu nayo nakubwiye akamaro kayo, isukura uruhu rwo mu mutwe, igabanya dandruff, ururenda rwo mu mutwe nibyo bita imvuvu, kandi nyine indimu ituma umusatsi uba ukeye kandi uhumura neza, igafasha no kugenzura amavuta menshi aba ari mu mutwe. Hanyuma ntago dukoresha indimu kuko indimu ushyizemo indimu nyinshi ishobora kukubangamira mu mutwe, kuko indimu ibirimo ibintu byinshi kandi bigiye bikomeye. Hanyuma urafata nyine indimu urashyiramo ikiyiko kimwe cy'indimu, kandi nyine ubwo urakoresha igisate kimwe ku ndimu, ni igisate kimwe ukahita nyine cyuzura ikiyiko kimwe cy'indimu. Ziriya mbuto uzikuremo ukoreshe nayo juice yonyine y'iyo ndimu. Hanyuma urabivanga nyine ku buryo biraza kuba bifite the same, nyine biri the same, ubivange neza ugiye witonze. Yes, ibyo ngibyo nubisoza urafata kano gacupa nakubwiyeho, aho ushobora kugakura muri video zagiye zitambuka. Niba nyine warigeze kugura uyu muti bashyira mu bisuko, ukaba warashize nyine urawufungura ugakoresha aka gacupa, kuko kagufasha nyine gupuriza nk'aho ari perfume mu musatsi. Gusa nagusobanuye ko niba nyine usanzwe nta kufite, ushobora gukoresha agatambaro keza gasukuye cyangwa se agasume, ukabigenda ukoza muri no juice, ukagenda umarina umusatsi cyangwa se umumasa gake gake, kugira ngo uyu muti wacu ubashe gukoramo. Ubwo icyo uri bukore nyine urashyira muri ako gacupa cyangwa se ufata agatambaro, hanyuma wazunguza kugira nyine bikore. Hanyuma nurangiza ujye ugenda ushyira mu musatsi gake gake, kugira ngo turebe yuko umusatsi wacu waba neza, ukabirende nyine ukamera nkuko tubishaka. Nibutsa yuko nyine iyo usoje kugushyiramo, nagushyiramo rimwe, ushobora gushyiramo kabiri ku munsi, ushobora gushyiramo rimwe ku munsi bitewe n'umwanya ufite. Hanyuma warangiza umusatsi wawe ukawuzirika cyangwa se ukawupfuka, kugira ngo ubushyuhe bubashe kuba bwagumamo, bukore kandi nyine bukore mu buryo bwiza bugiye butandukanye. Iyo usoje rero gushyiramo ibingibi, utegereza iminota 10 cyangwa se 30, ugakarabamo, warangiza ukahita uwusokoza. Wasoza kuwusokoza ukongera ukawupfuka, gutyo mu gihe cy'icyumweru ubona result nziza. Mbashimira kuba mwabanye nanjye. Ikindi kandi nkuko mwagiye mubona, hari channel twagiye tugenda tunyuzaho muri video, nkajya ngenda ba screenshot z'iyo channel. Iyo channel niyo igiye kujya inyuraho ibiganiro byinshi nk'ibi. Gusa ama views yo kuri iyo channel ari hasi, mugerageze mujye mugera no kuri yo murebe video twa updatinze twasizeho. Hanyuma no ukora subscribe, ujye ukora subscribe kuri channel ebyiri, kuko zose tuba twazi collaboratinze kandi zizagufasha gutuma ugira umusatsi mwiza kandi ndetse wirende. Reka rero duzabure mu gice kindi kizakurikira iki, kandi muvuze yuko niba ibice byabanje utarabirebye ushobora kugenda ukabireba. Hari aho twakoresheje ipapayi, ibibabi byayo, hari aho twakoresheje ibibabi by'amapera. Ahangaha twe tuyikoresha indimu ndetse n'igitunguru. Nzabazana n'izindi trick nyinshi. Mwebwe icyo musabwa no gukora subscribe, share na comment no like, nabyo biba bikenewe. Hanyuma tukabana. Reka duhure kuri iriya channel Shizoji Update News. Ndaje naho mbaho indi video. Astra Vista, ndabakunda cyane. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara ku Your pressure is our focus. Waba ukeneye gukora video, gukora indirimbo, I love you face to face the way we're not to get down, to get down, gukoresha amafoto ndetse n'ibindi. Igisubizo twakizanye. Ishimwe Studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare, tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, ama like, ama followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero, tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make your show your future.